Nkuba yibereye aho gatura mu ijuru, Gikeli akaba munsi. Gikeli yagendaga asimbuka, Nkuba akibera hejuru agakubita hirya no hino. Umunsi umwe aza gukubita ajya hasi, asanga Gikeli yarubatse, arasakara ndetse afite urugo rukomeye cyane. Nkuba abaza Gikeli ati, ese Gikeli ko wubatse utya, wowe usakaza iki? Ubwatsi ubukura hehe? Ubutemesha iki? Gikeli ati, mfite umuhoro wanjye ngomba gusakaza inzu yanjye simvirwe. Nkuba ati, nanjye rero ndi umukene, untize uwo muhoro wawe nitemera ubwatsi njyane ku ijuru. Cyakora Gikeli abyumva vuba, abaza Nkuba ati, ese Nkuba ndaguha umuhoro wanjye nzawushyikirizwe n'iki? Kureba ntagira amaguru. Nkuba ati, nzawuzana vuba. Gikeli ahereza Nkuba umuhoro, aragenda atema ubwatsi. Ariko ubwo Nkuba yatemaga ubwatsi, Gikeli yaribwiraga ati, ndabizi Nkuba ni umuntu ugira amahane, kandi ntazongera kugera ino ubwo ashyikiriye umuhoro wanjye. Gikeli aranyaruka yigera mu kiba cy'ubwatsi. Nkuba akubita ubwatsi abugeza mu ijuru, abutura ku kibero cy'inzu iwe. Umugore ati, ese noneho ubu bwatsi bukuye he? Undi ati, wa mugore we ceceka, ibintu mbonye ntibigira uko bisa. Nahuye n'umugabo Gikeli ampereza uyu muhoro, ariko nzareba ka Gikeli na Nkuba. Ntabwo rwose uyu muhoro nzawumusubiza. Reka njye nitemera ubwatsi bwanjye nisakarira inzu, ntabwo Gikeli azagera inaha ngaha ndabizi. Umugore ati, uzaba umuhemukiye cyane. Nkuba aramusubiza ati, reka da, ntabwo namuhemukira. Nkuba akajya aca ubwatsi, arasakara amererwa neza. Gikeli aranyaruka yitora ku kibero cy'inzu, noneho Nkuba akibwira ngo ntabwo ibyo avuga Gikeli abyumva. Gikeli yibera aho ngaho, iminsi 8 basezeranye igeze, Gikeli aranyaruka ajya mu irembo kwa Nkuba, arakorora. Yemwe abo kwa Nkuba muraho? Nkuba ati, nimwumva abo bantu? Ati, sinzi umpamagaye. Gikeli arakorora. Erega ninjye Gikeli, uwo muhoro wanjye warawutindanye, none narinje kuwureba. Undi ati, koko iminsi ibaye miremire, ariko utawusubira imuhira, nanone iminsi 8 wa 9 nkakuzanira umuhoro wawe. Gikeli yisubira mu kibero cy'inzu ya Nkuba. Nkuba yiberaho atarisha ibitoki birashya barenga. Inzoga imaze gushya abwira umugaragu we ati, genda guca ibihunda uzane n'urutete utereke inzoga tugende nshyire Gikeli umuhoro we ataziyahura. Ubwo Gikeli aramwumva. Umugaragu aragenda azana ibihunda n'urutete, araza atekera inzoga. Uko atekera Gikeli yiterera muri rwa rutete. Noneho umugaragu arikorera, Nkuba arakubita. Umugaragu na shebuja bitura ku isi. Umugaragu aragenda atura inzoga mu nzu. Gikeli ava muri rwa rutete ajya ku buriri. Umugaragu asubira ku irembo asanga shebuja. Shebuja ati, ese wahamagaye? Umugaragu ati, nahamagaye databuja, ariko nta muntu wanyitabye. Ati, yemwe kwa Gikeli? Gikeli ati, arakorora agira ati, nta muntu mpamagaye. Bati, arahamagaye, ni Nkuba waje kugutarurira umuhoro. Gikeli abyuka vuba vuba ati, nuko ibitotsi n'umwana wundi sha, nari nsinziriye. Ahera ko arabyuka ajya mu kirambi arakorora. Ati, ese mwanzaniye inzoga? Bati, twakuzaniye inzoga y'ishimwe kandi twakuzaniye n'umuhoro wawe. Banywa inzoga, barangije bamubwira imisango yayo. Birangiye Nkuba n'umugaragu we bisubirira mu ijuru. Gikeli asigara iwe n'umuhoro we. Sinjye wahera, hahera Nkuba na Gikeli. Urakoze wowe wadukurikiye ku Gasusuruko TV. Turagushishikariza gukomeza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona video zitandukanye tugenda dushyiraho.